Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Nanone twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza kandi twizera ko aho mudukurikiye muherereye hose Imana ikomeje kubarinda, umunsi wanyu ukomeje kugenda neza, kandi nanone twizera ko ibikorwa byanyu ibyo muri gukora byose bikomeje kugenda neza. Niba hari n'ibitagenda neza, reka twizere ko biraza kugenda neza kubera Imana. So rero The Homeless Girl nk'uko muri kugenda mubibona, ni filime ikomeje gukundwa n'abanyarwanda, ni filime ikomeje gukundwa n'abadiaspora, aho ari filime nziza, filime irimo message, filime yigisha abanyarwanda. Ibyo ngibyo bikaba bikomeje gutuma yigarurira imitima ya benshi. Rero uyu munsi twaba tugarutse mu kiganiro The Homeless Girl, aho tugiye kugaruka kuri filime yacu yari imazemo iminsi hari ibitagenda neza, aho episode ya 10 na episode ya 11 zabashije gusohoka. Ari episode abakunzi ba filime batumva amajwi, batumva ibyo abantu bavuga, ariko kugeza ubu ngubu nk'uko mwakomeje kugenda mubisaba ko amajwi bahakosora, nzira ngo kuri episode ya 13 mwamaze kubona neza ko ibintu byamaze kuba kujya mu buryo, ubusabe bwanyu bahamaze kuba babushira mu bikorwa. So rero reka dutangire na filime yacu The Homeless Girl, aho ari filime ibintu bikomeje kugorana, abantu bakomeje kugira ubwoba ko Honorine yaba agiye kuroga Alice, bitewe nuko uyu Honorine ntago yakundaga Alice habe na gato, aho yabwiraga Lucky ko bakirukana Alice, ariko uyu Lucky agakomeza guhatiriza Honorine atifuza kubana na Alice na gato. Ariko kugeza ubu ngubu Honorine akaba yahindutse umuntu mwiza, akaba ageze ubwo ategura icyayi ndetse n'imikati akayijyanira Alice, ndetse akamufasha no gufura. Mu gihe uyu Honorine yafataga Alice nk'umwanda, atangiye kumufata nk'umwamikazi, atangiye kumufata nk'umuntu ukomeye cyane. So abakunzi ba filime The Homeless Girl rero bari kwibaza ikintu cyabaye kugira ngo uyu Honorine atangire kumenya ko Alice nawe ari umuntu ufite agaciro. Abenshi bari kuvuga ko izi ngizi atari impuhwe gusa Honorine afite, ahubwo ashobora kuba ashaka kuroga uyu nguyu Alice. Ariko ahangaha reka dushireho umuco, reka tuvuge uko ibintu bimeze. Ntago uyu Honorine ashaka kuroga Alice, impungenge zose mwari mufite zishire, kuko uyu Honorine murabizi ko ari kureba mu myenda ye yasanzemo amafaranga, agasangamo n'agapapuro kanditseho ko ari Alice, ahita abona neza ko Alice afite amafaranga. Niho uyu Honorine yatangiye gukunda Alice, atangira no kumutegurira icyayi. Baravuga ngo iyo ukize baraza, kandi iyo ufite amafaranga abantu bose batangira kukwigiraho inshuti. Uyu Honorine yatangiye ko yamenya ko Alice afite amafaranga yibye kwa Lewis. Gusa ahangaha kuri ruhande nubwo bimeze gutya, ibya Honorine na Alice ndetse na Lucky, ku rundi ruhande na mama wa Lewis bo bakomeje kwizeza ababyeyi ba Tricia ko Tricia ari mu rukundo, ameze neza n'umuhungu wabo Lewis, kandi ibyo byose ni ibihuha. Lewis kugeza na n'ubu ngubu aracyashaka umuntu witwa Alice. Ntago Lewis ashaka kuzakundana na Tricia n'umunsi n'umwe, ni mu buryo bwo kumwikuraho. Muri kubona neza ko uyu nguyu Lewis adashaka kuba yakundana n'uyu mukobwa Tricia, ahubwo umutima wa Lewis ahantu uri gutekereza ku muntu bita Alice. Byanze bikunze uyu Lewis yavuze ko azahumeka ari uko yongeye kubona Alice. Ese ibintu bize kuba byagenda bite nkamwe nk'abakunzi mukunda filime The Homeless Girl? So guys, ibintu bikomeje kugorana, ariko tubibutse gukora subscribe kugira ngo ibitagenze neza byose, cyangwa se ibyo mutumvishe neza ibigiye kuba mu minsi iri imbere kuri episode zigiye kuba zaza, izo update zose mujye muzibona hano. Birabasaba gukanda subscribe. Mwese murebe munsi y'iyi video muraza kubona buto y'umukara yanditseho subscribe,
buri wese nakandeho afungura inzogera ya mbere kuri all notification, ubundi ni mu bisoza mwese mukande like dukomeze tujyanemo neza. Nanone murasabwa gutanga ibitekerezo byanyu, amakomenti yanyu, muratubwira uko mubyumva. Mama wa Lewis ndetse na mushiki wa Lewis ariwe Nana bakomeje kwifuza ko Lewis yakundana n'uyu Tricia, ariko Lewis ntago ari kubyumva. Nimba mushigikiye ko Lewis akomeza gukundana na Alice, cyangwa se nimba akwiye kumvira mushiki we na mama we agakundana na Alice nako na Tricia, namwe ibyo ngibyo tuze kubona uruhande muherereyeho hasi muri komenti. Tubibutsa kureba ko mwamaze gukora subscribe, mwamaze gukanda like, ibitekerezo byanyu byamaze kugera aho hasi muri komenti. Bye bye, avita la vista, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, turi kumwe umunsi ku wundi, episode by episode.